ujya wibaza ukuntu abantu bari mu bihugu bitandukanye bashobora kuganira buri wese yisanzuye kandi ikiganiro kikagenda neza. Uyu munsi rero nazanywe no kukwereka uburyo muri WhatsApp yawe ushobora kwandika amagambo yanditse agahita yihindura mu rurimi rwose waba ushaka, ndetse ukaba wavugana n'umuntu uwo ari we wese aho yaba ari hose ku isi bitewe n'uko ururimi n'urundi ruba rwahindutse. Icyo usabwa rero niba ugeze hano bwa mbere ni uko wakora subscribe kugira ngo ujye ubona n'izindi video tugenda tubagezaho zitandukanye. Ujye muri WhatsApp yawe, nurangiza usacinga umuntu ushaka kwandikira, umukandeho n'ubundi bisanzwe. Tujyana kuri message n'ubundi ugiye kumwandikira, urahita ubona utuzu tune ahangaha hirya, ahangaha. Numara kutubona rero tujya hano handitse ngo translate, uhita ukanda kuri translate. Nurangiza urabona ko hano mu English Kinyarwanda, ubwo uramutse wanditse mu Cyongereza byazajya byihindura mu Kinyarwanda. Ahubwo njyewe noneho reka ngire gutya, jya nandika ibintu mu Kinyarwanda byihindura mu Cyongereza, ariko indimi zose ziba zihari. Amwereke, urabona ko zose zirimo. Dore ngizi nyinshi, ujya kuganira n'umuntu wenda wo mu gihugu wo mu Bufaransa ushobora guhita ushyiramo Igifaransa, wenda ariko muri Espagne ushobora gushyiramo Icyesipanyol, kuko indimi zose zirimo, Ikinyarwanda, Ikirundi, byose. So reka nshyiremo wenda nk'Igifaransa, French. Iki ubwo ngiye kwandika mu Kinyarwanda byihindura mu Gifaransa, agahita mvuga nti umeze ute, se? Urabona ko bise byishyira mu Gifaransa. Ati bakwita ngo iki? Bakwita ngo iki? Urabona yuko bahise babihindura mu Gifaransa. Urabona ko ari ibintu byoroshye. Hano mpinduyemo mu Cyongereza, kirimo mu Cyongereza. What do they call you? Urabona ko bahise babishyira mu Cyongereza. Ushobora kwandika message ugahita uyikorera copy, wenda wayanditse mu Kinyarwanda ugahita uyipestinga hano, nayo bishobora guhita byitranslatinga. Kamwereke nka message nakoreye copy, bituma kanda muri paste. Copy. Mwandikiye ngo nejejwe no kwifuriza umwaka mushya muhire wa 2025 uzakubere uw'amahirwe mu byo ukora byose. Ni message nari mwandikiye, ariko none urabona ukuntu bahise bahindura mu Cyongereza ngo I'm pleased to wish you a very happy new year 2025, may you be lucky in all that you do. Mu Gifaransa yenda ngiye guhindura mu Gifaransa, utahanda mu Gifaransa. Urabona ko nabyo bise bihinduka mu Gifaransa. Noneho bimaze kwibona ushobora guhita urohereza rero. Urabona ko message zigenda nyine kandi nayo yanditse mu Kinyarwanda. Ibi rero byagufasha uramutse uri kuganira n'umuntu wo mu kindi gihugu utazi ururimi rwabo. Ushobora gukoresha iyi translate mu buryo bworoshye mukaganira, nawe akabikoresha bitewe n'ibintu mwumvikanyeho. Namwumvikanye mu Kinyarwanda wenda ukajya mwandikira bisanzwe, we agatranslatinga mu Kinyarwanda, cyangwa cyaba ari Icyongereza wowe ugatranslatinga mu Cyongereza, we ntagire icyo akora. Ni uko nguko. Ngahe nguko rero, reka ngushimire rero ufashe umwanya ukareba iyi video, nababwire ngo urakoze cyane, ndetse nongera kukwibutsa yuko byaba byiza ukoze subscribe ndetse ukanakora share ku batabizi. Ikindi kandi hari ikindi ushaka ko tugufasha, wakwandika muri comment, twazagikoraho video. Urakoze cyane.